erega aho tuvuye ni kure, niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza tuzabavuna. ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye. ariko nanjye nzaba mpari, tuzaba turi kumwe. Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Nkuko nabibasezanije, uyu munsi ni ukugenda mbagezaho update ku makuru kubiri kuba bigezweho muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza byatangiye kuri uyu munsi. Iyi video rero utangiye ureba ni video ya Perezida Kagame Paul uri kwiyamamaza nk'umukandida wa RPF Inkotanyi. Niyo video iri gucicikana hose ku mbuga nkoranyambaga, niyo video iri guca ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zose. Ngira ngo niba ukoresha Instagram wabonye ko abantu benshi bayipostinze, kuva ku bantu basanzwe, buri muntu nyine usanzwe ukoresha Instagram, yaba ari umuturage usanzwe utazwi utari icyamamare, ndetse kugeza no ku byamamare noneho byapostinze iyi foto. Mwabonye ibitangazamakuru byinshi byapostinze iyi video, aba influencers benshi bayipostinze, abanyamakuru benshi, baba b'imikino, baba b'imyidagaduro, baba bandika kuri politiki, n'abayikora n'abandi bantu basanzwe bose bagiye bapostinga iriya video. Kugeza nanjye ubwanjye nayipostinze. Mugende musure Instagram yanjye ni Oscar Dushime, Oscar akarongo ko munsi Dushime, urahita umbona kabisa urebe nanjye iyo video nayipostinze. Ni video yakunzwe cyane, iri guca ibintu kubera iki? Kubera yuko kubera nyine uburyo harimo umuturage wumvikanye avugiramo, ubwo Perezida Kagame yari ari kugeza ijambo ku baturage bimusanze. Umuturage akavugiramo akajambo kakunzwe cyane n'abantu benshi kakanabasetsa, avuga ngo tuzabavuna. Ni umuturage rero wavuze iryo jambo, rikaba ari ryo mu by'ukuri ryashimishije abantu benshi. Ngira ngo kuri caption nyinshi kuri iriya video ni ryo jambo abantu bose bari gushyiraho, ndetse ubu hanatangiye hashtag ku mbuga nkoranyambaga ivuga ngo tuzabavuna. Ahangaha rero Perezida Kagame arimo aravuga ku buryo nyine nta kigomba gutera ubwoba abanyarwanda, ndetse atangiye kuvuga ati nabariya mwirirwa mubona rwose bagira gute na gute. Nibwo rero umuturage rero yahise yungamo aravuga ati tuzabavuna. Reka nongere nkumvisheho gakeya. erega aho tuvuye ni kure, niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza tuzabavuna. ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye. ariko nanjye nzaba mpari, tuzaba turi kumwe. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho, cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa, kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho ibyo tudoda byose twigisha no kubikora. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero, dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.
ngira ngo murabyiyumviye kabisa, wenda n'umuntu utabashije kujya kuri izo social media abashe no kubyumvira ahangaha wo kuri kino video utari wabibonye ubanze ubyumve neza, utagira ngo ibintu ndi kuvuga wenda ndi kubihimba. Ati tuzabavuna. Perezida Kagame nawe rero akaba yahise yungamo aravuga ati rwose nawe byamusekeje cyane ahita avuga ati ariko ati ibyo ni wowe ubyivugiye, atariko nanjye muhumure tuzaba turi kumwe kabisa, nzaba mpari, tuzaba turi kumwe, tuzafatanya kubavuna. Mugani uwo muturage utabashije kumenyekana. Ahangaha rero akaba yabwiraga nyine abirirwa basebya u Rwanda, abirirwa baruvuga nabi, abirirwa barurimiraho itaka, baruvuga ibinyoma. Akaba rero aribo yabwiraga muri rusange. Umuturage nawe ati tuzabavuna rwose, tuzabavuna twebwe. Akaba rero ari ibyo bintu mu by'ukuri byatangaje abantu bose, uburyo uyu muturage yatekereje kuvuga aka kantu, ndetse n'umukuru w'igihugu kakaba kamusekeje cyane kabisa. Nta muntu rero utagakunze. Ubwo nagira ngo mbanze ngusobanurire iby'iyi video aho yaturutse. Ni mu ijambo n'ubundi Perezida Kagame yagezaga ku bitabiriye ibyo birori byo kwiyamamaza cyangwa se iyo campaign ya RPF Inkotanyi mu karere ka Musanze aho yatangiriye. Gusa ariko nkivuga kuri ibi birori uburyo byari bimeze, ngira ngo ingingo y'umutekano nayo n'indi ngingo nta kirengagiza kukubwira, cyangwa se n'undi wese washaka kuvuga ku by'iki gikorwa atakirengagiza. Birumvikana ahantu hari hateraniye abantu benshi ibihumbi byinshi by'abaturage, hagomba kuba hari umutekano. Ngira ngo muri kubibona mu mafoto, mu mashusho, itsinda ryitwa rya CTU cyangwa se Counter Terrorist Unity niryo ryari ricunze umutekano ahangaha. Nk'uko bisanzwe bigenda n'ubundi mu bikorwa by'amatora, CTU niyo iba ifite inshingano z'umutekano. Ngira ngo Perezida Kagame rero yahageze acungiwe umutekano mu buryo buhambaye. Abasore b'ibigango, abasore batojwe kabisa bihambaye, b'imbaraga ndetse na tekinike nyinshi cyane, b'inzobere mu bijyanye kabisa no gucunga umutekano, nibo bari bahari, nibo bari bacunze uyu mutekano w'umukuru w'igihugu. Dore ukuntu yinjiye ni uku nguku kabisa, arinzwe impande zose. Abasore baba bacunga bareba hirya no hino ko nta cyahungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame. Ngira ngo n'indi shusho nziza yagaragaye mw'iki gikorwa, amwe mu mashusho agiye agaragaza kabisa uburyo umutekano wari ucunzwe. Ngira ngo urabona nk'iyi foto kabisa, urabona uyu musore wa CTU, umusore w'ibigango kabisa, umusore ucunga impande zose, avuga ati umutekano urahari, byose birahari rwose, afande wisanzure, ibintu n'umutekano. Ni ikintu cyiza cyane cyo gushimira. Ndetse Perezida Kagame nawe mu bihe bitandukanye yagiye yumvikana ashimira aba basore bamucungira umutekano, abajepe ndetse n'izindi nzego zose z'umutekano, ariko by'umwihariko aba basore bacunga umutekano we aho aba yagiye mu bikorwa bitandukanye. Ni abantu akunze gushimira cyane, kandi kuko ntawe utashimira aba basore baba bitanze kabisa mu buryo bugaragara. Perezida Kagame rero mu ijambo rye yasabye abifuriza u Rwanda inabi gucisha make. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizarangira tariki ya 13 Nyakanga 2024. Paul Kagame azahatanira uyu mwanya w'umukuru w'igihugu n'abandi bakandida babiri aribo Dr Frank Habineza w'ishyaka Democratic Green Party cyangwa se DGPR, ndetse n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe. Abangaba rero nabo bakaba batangiye ibikorwa byabo byo kwiyamamaza, aho Philippe Mpayimana yatangiriye mu karere ka Kirehe, ndetse Frank Habineza we akaba yatangiriye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yes, reka rero mbashimire mwese nanone abari baduteze amatwi n'amaso, mbabwire ko izindi updates, ibindi bikurikira muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza
turakomeza kugenda tubibagezaho uko amasaha agenda yicuma, ikiba cyose turi hano kugira ngo tukibagezeho. Murakoze cyane. Nitwa Oscar. Dushime kora subscribe uyu munsi, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.